Mombasa, Nairobi, Kigali City, nizere ko mumeze neza cyane ngiye bisanzwe nisumbirigi comedy social media zose. Kuri uyu munsi rero tuje kuvuga ati ese twifitemo impano zo kuvuga amakuru cyangwa se nta mpano dufite, twifitemo impano zo kwemusinga, ese twifitemo impano zo ghostinga. Tugiye kuza kureba muri no munsi maraza tukubwira muri comment ndi kumwe n'akabashengure. Ya nitwa Kabashengure ku mwana w'iki papa, nitwa Papa Kibizo, mudukurikirana cyane ndi kumwe na Sumbirigi. Yes, nizere ko rero mumeze neza cyane, muraza kutubwira muri comment hagati yanjye na Kabashengure ninde muntu si kuvuga amakuru, ninde muzi gutara inkuru. Tugiye kuvuga tumere nk'abagiye gusesengura inkuru. Kabashengure araza gutangira, ngeraza gukurikiraho nyuma. Ya reka dukubite ku nkuru y'umuturage. Cyereka dufate inkuru y'umu sister. Wowe uraza kuvuga ati sigo, uraza kuvuga ngo ese nge mfite inkuru, nge ni yanjye bwite, nawe ufite yawe. Wowe turaza wowe ugiye gutara inkuru yawe bwite, nanjye nari inkuru yanjye bwite. Baraza kutubwira ese twifitemo impano, ese ninde urusha ubundi. Like mujye kuduha nyine murama, ugiye kuduha nyine amanota, muraduha amanota. Ngiye Kabashengure yarampize ngo ngarusha kuvuga amakuru, nabwo ati rero nge mfite certificate yo kuvuga amakuru nahawe na radio, rero ntago wowe nta certificate ufite, ndamuhakanya. Mwe mugiye kuducira impaka muri comment mutubwira ati Sumbiri jya kurenza. Yes, utazabwira abantu bawe ngo muvuge ko tuzareba izo comment niba ari za nyazo. Nta kuntu se wowe watangira none tukabona kuba iki tubigenza. Nese niba nagutanze wowe utangira. Okay, reka dukubiteho ku mwana w'umukobwa wafashwe ku ngufu. Iyo nkuru ugiye kuvuga ni ya nyayo niyo wahimbye. Tujya tuvuga ibintu byabaye, kandi nibwo nitutavuga ibintu byabaye tuvuga ibintu bitari big deal. Mu buzima busanzwe ushobora kuvuga ngo ni umuntu bafashe ku ngufu, ugasanga iyo nkuru niyabayeho, uvuza akarere, uvuza umurenge, kandi byabaye. Iyo nkuru yabayeho. Okay, iyo nkuru ngo uyo nawize se. Okay, reka dukore nene izanyazo. Kuri ya nyayo nari. Dukore wowe nande se, wowe ku giti cyawe urokora yawe wenyine. Nanjye ndaza gukora yanjye ngenyine nkuko babyumva kwijwi, zino kuvuga amakuru mwabantu. Okay, reka nikore ku nkuru yanjye. Ugiye kumubaraho gatoya ubuceceke. Ntabwo ndi buvuge like micro ni yawe, umwanya ni wawe. Nuko turi ku Gisozi ku isasa 9 z'amanywa ku gicamunsi, nuko twasanze ahantu hatandukanye ku kaburimbo. Twahasanze umusore n'umukobwa bari bahantu bitsimbye bari guteretana, niko nabibonye. Nasanze kanye nk'umunyamakuru Akabashengure, nuko nagiye kubegera mbabaza amakuru atandukanye, nuko bankubise barashwishwiriza, barankubita cyane. Nuko byageze kuri ayo makuru, nuko uko nabonaga bari kubyina bari bitsimbye ahantu, ndababaza niko kimuri aho ngaho, nanjye bambwira amagambo mashya bancanga urushyi. Nuko nari Kabashengure wari uri kuri Abeza Media TV i Kigali. Ariko ari abantu niba wahaza igikoma, amazi nabwo garasindisha. Mbwira ibyo ko nzi ko nta CD bamo, ko batekije amazi wasize ibiki. Akaraho ngaho bagezeho abanyarwanda. Okay, sawa nawe ngiye gutara inkuru yanjye bwite, niko giti cyanjye. Ku giti cyanjye nivuga iyo nkuru ngewe. Na gusa ndabizi neza bro. Ndenzo. Yagiye kugerageza bisanzwe nyine. Ndenze bangarura rata, ngiye ndenze bangarura nago ndenze. Iyi ni muri babaje kandi iteye agahinda wo mu karere ka Burera mu murenge wa Ragarama, uwitwa Sumbirigi Comedy yaje gufatwa yibye inkoko. Uyu mwana bavuga ko amaze kuzerereza abaturage bo mu karere ka Burera, ndetse kandi intama imyenda y'abandi ari we wirirwa yanura. Uyu mwana bahise bamagara inzego zibanze like nkaribo, baza kumutera muri yombi. Njye nari Sumbirigi Comedy, ndabashimiye. Twikomereza amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Musanze, dore ko habayeho umunsi wo kugaragaza impano z'abanyempano bagiye batandukanye. Twikomereze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, dore ko uwitwa Igikoko Day ari witwa Yewe Bogari yaje gukoresha umunsi, hazamo witwa Papindawiro Valence ndetse n'abandi bantu barenga 1000, dore ko witwa Janvier nawe yaje kwitabira, ariko Kabashengure akaba atarabonye uwo mwanya, dore ko abenshi mu Rwanda babonye umwanya wo kubona Bogari. Ariko Papindawiro Valence yavuze ati uyu mwana abantu benshi bamufashije Igikoko Day kikazaba kirimo amazi ubutaha, kikazitabirwa n'abantu benshi.
njye nari Sumbira igikomedi mu karere ka Gasabo ndabashimiye bro baraza kutubwira mwana niko bimeze umuntu ufite impano papa urenze mwana abashengure okay ubona nigana amazwi y'abantu n'inyamaswa ngo Imana ntago mu buzima busanzwe ibintu byose ariko umuntu aba ameze niba nigana inyamaswa filime ndazikina amakuru ndayakora jya wemera ya papa nanjye nibwo mwemera cyane ariko nyine ndakwemeje niba tugwe muri comment ya njye ndakwemeje niba tugwe muri comment yari kubukure amasaha nk'aya ngaya isa 9 nuko ari kumana na Sumbirigi yari ari kwemera ibintu bitandukanye ndi kubona ari kwisumbukuruza cyane cyane yagera kuri Kabashengure kandi afite intera zitandukanye ndi Kabashengure nuko ari kunsatira anyemera aho ngageze kuri filimi ngagera ku maradiyo atandukanye kuri televiziyo zitandukanye ibyo bikoma bigabanye ibyo bikoma gabanye ibyo bikoma natubwire muri comment mutubwire kuko ibintu niba bitandukanye kuba yakaza akakwemeraho kucya akisumukuruza akakwereka karenzeho kubera iki yabona ari kuzamuka niko kuki yakumva ko nanjye nazamuka bitandukanye niba ubona kuntu aba ari kwitwara yitwara neza gutya yemera bitandukanye yari Kabashengure nuko turi mu kiganiro nk'iki kuri Abeza Media TV yagira bitandukanye avuga aya magambo ameze gutya yumva aramwe ngararenze cyane kubera iki yambwira denze bangarura ndahari nka Kabashengure ngiye kuzambagezaho ku biganiro bitandukanye kuri Abeza Media TV tukugezaho filimi zitandukanye hari muvu igiye gusohoka kuri Abeza Media TV tugiye kubikurikirana ibitandukanye ku bana bafite abakobwa bafite impano zitandukanye zo kubyina guceza guhanga gukora ibintu bitandukanye gukina filimi wumva ushaka amarembo arakinguye kuri Abeza Media TV hariho urukundo rutandukanye wadushakira kuri izo nomero 079 58 320 048 murazireba kuri screen reka tuzibasubiramo njya mufata agakaramu cyo mufata telefone tubabwira izo nomero 078 58 320 048 narindi kumwe na Sumbirigi ndi kumwe na Kabashengure mu ijwi rya Kabashengure i Kigali okay Kabashengure akoze cyane urakoze Imana guhumugisha ariko utaye inkuru irarambirana bro uzarebe niba koze inkuru kuri televiziyo ni baravuga ati twa turi muri aka karere byanze n'icyo guri cyatwabaje abaturage njye gukora inkuru nibarizera abaturage nta kibazo kandi nubwo nakugira umuturage wowe kanze nikora agakororata abarimo ubwiyemeza ubuhe ngiye kuyikorera inkuru nibariza umusaza byagenze uti yes iyi ni muri babaje kandi iteye agahinda aho umusore yitwa Kabashengure amaze kwiba ndetse uyu musore yitwa Kabashengure hano mu karere kiwa bamaze kuvuga yuko uyu musore ari usigaye ujana amatungo ya rubanda dore ko amahene yose yo kwa Mukamusoni yamaze kuyatwara uyu mwana dore ko yabaye ikigeregezo muri aka gace uyu mwana si ahanyuze hose abantu bose bahita bahunga abari bagiye mu murima bakaza bakaguma mu rugo twabajije umusaza bita Ciborogo Mukamusoni atubwira ko uyu mwana yabajengereje cyane uyu musaza nawe reka abibwire murakoze uyu muhungu muri aka gace yaratuzengereje ni Kabashengure ejo nakuze ihene ngiye kwijana mu bukwe tuyimufatana ku murenge inka yo kwa Mukamusoni dusanga zose yazibye yazigurishije uyu mwana pe aratubereye ikigeregezo muri aka gace niyo bamwica akavaho niyo man yuko inzego zibanze zamujanye naho ubundi uriya mwana ni umugome man yabaze ko umuntu aba yanditse bogisa akayijana umuntu yaba yanditse umwenda n'ikariso z'abagore yazijana akaja kuzicuruza uriya mwana yatuyobeye amaze kutunanira mu dutabare nyabuneka hari ntimuzamugorere muri aka gace nimunamufungura mushake muzamushugunye mu kandi karere akatiye kutwiba ubwo nuko rero abaturage bifuzaga yuko uyu mwana atagaruka muri aka gace bifuzaga ko uyu mwana atagaruka namba dore ko uyu mwana nawe afungiwe arimo gusaba imbabazi ariko abaturage bakavuga ati batwibye amafaranga utwiba imyenda amakariso n'amabogisi barabitwaye dore ko uyu mwana batifuza ko yagaruka muri aka gace njye nari Sumbirigi ndabashimiye ehe uravuga yavuge ujya wemera mani wari igisambo cyo mu cyaro mani okay nta kibazo okay nari Sumbirigi papa okay nari okay jye kubiganira hata ira modoka ibiri kumanuka
nkuko nyine ibitwaye ibintu okay. Cameraman yambwiye ngo nyine mikoro yanjye ngo ntabwo iriho neza, niyo mpamvu nyine nari nizo gatoya. Hano kuvuga ngo iriya modoka nyine iba imanutse itwaye ibintu igira iti iyo ni ya modoka. None ivatiri yo hasi igira iti shako biri kunshanga ko biri kunshanga kandi nabyizeho nyine iriya modoka yo hasi y'ivatiri gite mutubwe muri comment kuko mugere muturebe kuri Abeza Media TV, mudushigikire mukane muri comment mutubwire ubyo ki kuko nibi bintu ari kuvuga kuko niba ari byo koko umuntu uzi ibyo bintu ku nyamaswa ku modoka niba kuko ibi bintu ari mbibyirire bitubwe muri comment. Uyu mwana afata ibinini kwa muganga, mukumva kwa muganga bamuha ibinini kwa muganga bamuha ibinini byuka nyine mu mutwe muko mubana murabibona ni ubwiyemezi niko bigena muri kuri ibintu byose bitandukanye kuba amaje kugerayo ku mbuga zitandukanye nimugire kuri mu bigenza babara nivugira ariko nyine umuntu aba ati arwangana n'umuntu muri industry simpangana nawe, ariko uyu mwana afata ibinini kwa muganga, afata ibinini umuntu bafashe agiye kwiba amakariso bakamufasha yibyo bogisa gute wowe utajya gufata ibinini kwa muganga ngo ubimuhe ngare ukuntu ahagaze murabona magaze nka wese ngo ubundi arabakobwa urukumva bo 2022 muka tugiye gusoza narebe ikamera tugiye nyine batiri ngaro ukuntu iri kugendera manuka gake ngiye kubereka nyine akuntu abakobwa bo 2022 ukuntu bifotozaga ariko ubukirame ryaraje 2022 umukobwa yagiraga ngo agahita yifotoza gutya agahita yekana akabona. None muri 2024 batangiye kugira innovation akaje yifotoza ariko iranga gutya ku kibuno, ariko ubu none bira 2030 nyine mu myaka iri imbere umukobwa none agiye kuja yifotoza nk'ugiye gufatiranga muntu ngo mujamona agiye kwifotoza nga gutya gusa nyine nako nabaga mwakoze kudukurikira. Imana ibarinde, gusa muzo twibwira muri comment ariko abashengure ari sumvira iki ninde muntu washobora guhostinga ninde muntu washobora kuvuga amakuru muzo kutubwira. Gusa mukomeze mukore subscribe, share, like na comment. Imana ibarinde kandi turabakunda ibyanyu byose. Imana ikomeze ibyagure, wowe urwaye wowe ubabaye humura, Imana ni byose nigena byose mu buzima kuba umeze gutyo ni Imana yabikoze, hari impamvu ubwo komeza usenge. Icyambere ni Imana yo mu ijuru no kuba tukivuga wowe ureba mbese byose tubikesha Imana, uvuze Imana bwakira bugaca. Gusa icyo navuga ati Imana ibarinde mwese iteka niteka.